urumbwira ngo ukora akazi neza. Ndagerageza. Se dukoze evaluation y'amezi 3 ashize. Twasana rero murakoze neza. Namakosa yabaye ariko ntabwo bizongera. Ndabasaba imbabazi. Buri gihe urambwira ngo abana bimeze neza, abana bimeze neza, abana bimeze neza. Kwa Kazuba bimeze gute? Nashatse kubibabwira nsanze umwana hano utari Kazuba ndema mu mwanya nyine ndatinya mbo ko mbikubwira ariko nari ngiye kubibabwira. Iyo ubuze uburyo uvuga mu kintu ugikoramo raporo ukitwoherereza muri board tukicara tukiga kuri icyo kibazo. Ntago ari ubwa mbere ibyo bintu byaba biba. Dusanze yarapfuye. Iyo dose wayikira wowe. Nakoze kosa narindi kumushaka mu ibanga ariko ntarabibamenyesheje. Kuki ibintu ubyihererana nkande wowe? Ati kuki ibintu ubyihererana nkande. Guys, munyemerere uyu munsi muri iki kiganiro tugiye kubana nanjye Dental, umuzingo w'igitabo tuwusundurire kuri Ruhara muzehe wacu Mr. Wagipara Dukowod. Tumara kuwusunduriraho tunongere tunawusundurire kuri inde kuri Josiane. Tumara kuwusundurira kuri abo bantu babiri munanyemerere babwire ibintu bitangaje byabereye kuri seti y'iyi episode atambutse. Turi bwibande kuri Ruhara Mr. Mutwe bwanwa tutazi ubwoko, turi bwibande kuri Josiane. Hanyuma muze tubane muri iki kiganiro cyose iminota 15 ntago ari myinshi, muze tubane. Yabafashe umwanya ugafata 27 28 30 ukareba episode kuri AN Films. Ugomba kuza ukabana nanjye, uri kumva, ugomba kuza ukabana nanjye ukavuga uti ese mana yanjye ibintu ngiye kumva noneho bihagaze bite. So guys, rero mureka dutangire. Gusa mbere uko dutangira mbanze kwihanganisha abantu babayeho nk'imfubyi cyangwa se abantu ibintu dukora bikomeretsa, abantu ibintu dukora bibangamira mu buryo bumwe na bumwe. Mujye mutwihanganira bari byo dukina ariko tuba tugira ngo twigishe. Yego, mureke tubanire muri iki kiganiro turebere hamwe umuzingo w'igitabo tuwusunduriye kuri Ruhara muzehe wacu. Hanyuma ni Gakwenzire, reka tumutazire Gakwenzire. Gusa next nzaza namenye izina ryiwe. Hanyuma Josiane turareba ese turamugiriye inama, muzehe turamugiriye inama, nibiki bitangaje byabereye kuri seti y'iyi episode yatambutse. Reka dutangire rero, dutangirane na vibe nyishan mbandi ku vibinga. Hari abantu biba byababaje ariko mujye muza duseke twishime kubera ko hari amakuru meza mbamba za ni. Yeah, let's go. So guys, rero dutangira ngaho umusingo w'igitabo tuwusundurire kuri muzehe Mr. Ruhara. Arimo aravuga ati kuki amakuru nk'ayo ngayo uyihererana nkande. Kuki amakuru nk'ayo ngayo uyihererana nkande. Guys, reka mbabwire buriya muri iyi si ababosi baragora bya danje, ariko hari n'igihe n'abakozi nabo baba atari shyashya. Bagiye baba atari shyashya papa, sibyo? Kubera ko nk'ubu ngubu akazi Josiane akora nago kagoye, sibyo? Akazi Josiane akora nago kagoye cyane, ariko byaka kanya movie yacu niba imajije guhagarara abantu ibihumbi bigera muri 80 na bingahe mwijana na bingahe, sibyo? Ibihumbi bigera mu 140 ingahe majije kureba episode ngiye kubabwiraho kuri AN Films. Ni gute wowe utaza ngo wumve ese abo bantu ibihumbi 180 cyangwa se abantu 100 birenga 100 plus barebye iyo episode, ese ni ibihe bintu bakurikiyemo bitangaje, ni ibihe byiza bakurikiyemo? So guys, rero muri iyi si niba ukora akazi k'umuntu runaka ugerageza kugatumika fresh, niba ukora akazi k'umuntu runaka ugerageza kugatumika bya original. So guys, rero reka mbabwire, nuvuga ngo amagambo muzehe yakoresheje Ijute Denso, merci, welcome. Yego, ni ukuvuga ngo amagambo muzehe yakoresheje tubanje gusimbukira gato mu bintu bitangaje byabereye kuri seti. Nuvuga ngo muzehe amagambo yakoresheje n'uburakari n'isura nyine isa nkaho yarakaye byatari, yabyitoje asanga amasaha 28 ahwanye n'umunsi. Bro, kuba wabirebye mu minota numve mu minota 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kuba wabirebye mu minota 7 cyangwa se 8
ntabwo bikwiyeho byamufasha amasaha 28 kugira ngo ibintu warebye mu minota 8 ube wabirebye bimeze neza kandi bimeze fresh. So ni ukuvuga ngo rero ikindi gitangaje cyabereye set ni ukuvuga ngo bari gushutinga iyi script cyangwa bari gushutinga iyi scene Josiane kuri akuntu wabonaga yari yitwaye, kuri akuntu wabonaga nyine yari kwagitinga nk'umuntu afite ubwoba, yari kwagitinga nyine nk'umuntu byagize iki n'iki. Bro kankubwire kiriya gihe Josiane yari afite ubwoba bwa Atari, biriya bintu yabyitoje asanga amasaha 26. Ubwo ni umunsi n'amasaha agera muri 2. Wowe wabibonye mu minota itarenze 8, nawe yabonye mu minota itarenze 8, ariko nawe byamutwaye amasaha agera muri 22. So guys, rero ibyo biba ari ibintu bitangaje byagiye bibera ku maseti, biba ari ibintu bitangaje byagiye bibera kuri shoot y'iyi filimi. Ariko tuba tuti reka tuze kubibabwiraho, tujye gucukumbura, sibyo? Tukavuga tuti reka tujye gucukumbura turebe ese koko ibi bintu nibyo cyangwa naga ari byo. Guys, tukiri kuri muzehe, tukiri kuri Ruhara, nababwiye ngo umuzingo w'igitabo cy'uyu munsi turawusimburiza cyangwa se turizimiza dusimbukire kuri muzehe wacu wa Ruhara. Ko umusaza aracyarimo papa, umusaza aracyarimo. So nuvuga ngo rero umusaza mbere yuko tugira kuri la script hibyo, niba twiyemeje umuntu tugomba kumutotora tukamumanuka fresh, tukamubwira tuti n'undi munsi, sibyo? N'undi munsi wowe Kamugi watashiti wataheri watafaka, ibintu burimo ntago aba ari OG, ntago aba ari ruzungu. So nuvuga ngo rero turabizi yari kuvuga ngo ibintu by'umudari, yari kuvuga ibintu by'umudari, sibyo? Yari kuvuga ibintu by'umudari, avuga ati se umudari uri hehe, avuga ati se umudari iki n'iki. Ariko right now twamubonye ari gutunganya Josiane. Ese guys, umudari muzehe awushakira iki? Ese umudari Iva namara kuza Iva kandi muzanye, ariko ntacyo ari connected na Waruhara, sibyo? Ari connected na Waruhara, ari connected na Mr. Bwanwa. Gusa uramudari papa, uramudari ni ikintu cy'ingenzi. Uramudari ni ikintu cy'ingenzi kubu ryo atawuzanye, sibyo? Uburyo atawuzanye nyine hari ibintu bitashobora kugenda neza, kubera ko nyine nshishije make nkakungurira n'iki n'iki, sibyo? Uriya musaza umujyari impamvu ushaka ashaka kumekinga sure ko nyine ari umwuzukuru we byanyabyo. Ese uriya mujyari nawe ubona za miliyoni twumvise agiye guhereza Iva azahita zimuhereza? Ese wowe muzehe wa Ruhara wa Rupara ko iyo umuntu yifitiye Ruhara barwita heba, nuruzana uzamenye ko kakubayeho Mr. Heba. Reka uriya musaza tujye tumwita Heba. Ijute Denso, merci, welcome. Reka uriya musaza mujye mumfasha tumwite Mr. Heba, kubera ko Uruhara afite barwita Heba. Gusa nubwo afite ariko aduhereza ibintu bidufasha mu buzima, aduhereza ingingo zidufasha mu buzima, kubera ko amagambo yavuze atunganya Josiane ari amagambo arakomeye cyane. Mu kanya right now ndi kumwe n'umufana mutoya, sibyo? Right now ndi kumwe n'umufana mutoya, mu kanya ndaje mubwire, hanyuma ze turebe amagambo yavuze atunganya umukozi we Josiane. Ese gutunganya umukozi byafasha iki company yawe wowe uri kunyumva ufite ikintu yoboye runaka? Ese byafasha iki kuba wenda hari abantu ukuriye runaka ugiye kubafasha iki n'iki? Ari amagambo cyangwa se kuvugana igitsure, kubakubita igitsure bya Atari ukabakubita ijambo, byafasha iki business yawe? So guys, rero natinze, sibyo? Mu minota mike isigaye igera muri 5, 4, 3, 2, 1, 0, ubusa. Muri iyo minota mike isigaye munyemerere mvugishe umufana mutoya. Genda umufana mukuru wa AM Films, ndi umufana mukuru wa Gahinda k'Imfubyi.
so just urumva ko rero ibintu cyemba mabwira just like nyine mba ndi sure yabyo ibintu bitangaje biba byabereye set banaye babwiye bari gushutinga iyi movie ukuntu byagenze. Ndavuga ngo reka mbaze umufana mutoya turebe se kugira igitsure cyangwa se gushyiraho abakozi bawe igitsure cyangwa se igitutu ifasha iki business ifasha iki company kugira ngo ibe yatera imbere. Bamwita umwami hari ariko abami bataye agaciro, njyewe mwita hari umeze ute? Meze boom. Umeze neza? Ndashima Imana. Ndumva ufite vibe nyinshi cyane. Vibe zadanje zo ntizabura. Uri kunsakuriza. Ihangane. Okay. Nanjye reka tu vibinga. Uzincecetse? Byaterwa nuko AN itagisohora film. Ucecetse byaterwa nuko AN Films itagisohora agahinda k'imfubyi. Yes. N'ibindi bikorwa byayo. Cyane. Okay. Nanjye rero reka tu vibinga. Okay. Navuga ngo ese ikintu ngiye kukubaza ni iki ngiki. Kugira igitsure, sibyo? Kugira igitsure cyangwa se kubwiza abantu kuri uyobora, kubwiza ukuri abakozi bawe cyangwa se nyine kubwiza ukuri abantu kuri runaka. Yego. Byafasha iki business yawe, byafasha iki company yawe mu bijyanye n'iterambere? Yes. Iyo muri company yawe cyangwa se mu bantu uyobora ugiramo akantu ko kubwiza abantu kuri, icyo gihe byatuma company yawe cyangwa se ibindi bikorwa byawe bibasha kuboostinga bikamamara ahantu hose, kuko akenshi usanga abakozi n'umukoresha usanga bakontagitana hagati yabo, babasha kumvikana bumva ibintu kimwe. Ahageze umukozi ahageze avuga ati hari business ikora ibintu kunuku ibikura fresh, agenda byamamaza. Icyo gihe rero iyo udakorana neza wowe mukoresha, iyo udakoresha neza abakozi bawe, icyo gihe iyo bageze hanze bagenda bavuga ati business yacu se n'ubundi twifitiye ingoswi yacu itiyoboye. Tenaskaga. Ibyo bintu rero iyo bije bigenda uko nguko, company bayivuga hanze bayishyiraho amakuru mabi, byangiza ishusho yayo muri societe, bikaba byatuma ijya down. Urugero nk'ubu ngubu AN Films ibikorwa byayo turabizi neza, twese tuzi ko ari international power. Ibikorwa byayo ni international kubera ko ikora ibintu byayo fresh, nyine ishyira igitsure wenda ku bakozi bayo, just ku bafatanyabikorwa ntabwo ari abakozi, ku bafatanyabikorwa bayo igenda nyine ishyira igitsure, bakavuga ati tugomba kuganira kuri ibi ngibi, tukavuga tuti tugomba gushyira ibi ngibi out. Kugeza aka kanya urugero AN Films iduhereza ibintu bidufasha mu buzima bwa buri munsi, iduhereza ibintu bidufasha mu buzima kugira ngo ubuzima bwacu bugende fresh, ubuzima bwacu tubone running well. So rero nsoza munyemerera none mbakarage boro zabereye Sweti bari gushutinga iyi episode warebye, niba utayireba nako mbizi, bari kuyishutinga no kuvuga ngo umusore witwa Derrick, sibyo? Umusore witwa Derrick agize atya aza yahumishije ijisho rimwe, yararimo arakomedi ariko nta byadanje. Gusa ibyo ngibyo rero byateje iki? Ibyo ngibyo nyine ni ibiki bitangaje? Ni kubera iki mvuze ngo biratangaje? Impamvu bitangaje ni ihe rero, dukunda kubona Derrick ameze fresh, nuvuga ngo irasura umubonana bimufata asanga amasaha 6 mbere yuko yaktinga kugira ngo abyitoze fresh. Tuzatugenda turebera hamwe ibintu bitangaje biba byagiye bibera ku maseti ya episode yatambutse, ibintu bizaba biba bitangaje byabereye ku mashuti ya episode uba wamajije kureba. Nujye unyumva ukumva iyi voice ya Dancer Professional Game, Mr. Coco, Jesse Craig, Jesse Kirimbuzi, Jesse Everywhere, International Voice Over, International Voice Over, unyite umufana mukuru wa filime nyarwanda, nyite umufana wa mbere mukuru wa AN Films wagahinda k'imfubyi. Niba wumva ndusha andika muri comment ngo Dancer ndakurusha, Coco ndakurusha. Thank you, Imana bandindire, ndabakunda cyane. Uyu munsi twawuzinguye kuri Muzehe wa Rupara na Josiane, ubutaha munyandikire ngo tuzawuzingurire kurinde. So thank you, Imana bandindire, ndabakunda cyane.
tubonane mu zindi episode koko